iryo jambo rigusohokemo ubwira umuntu witwa inshuti yawe ngo ahora ngo ni we ngo ahora arwaye ngo ahora arwaye ra. Yes, niba ufite umuntu uhora akubwira gutyo cyangwa abikubwiye, she's not, ntabwo ari inshuti yawe rwose. Uwo wa kane nari nkubwiye ni umuntu ugukunda ukuri mu bihe byose urimo. So bifate ku mutima wawe uvuga uti ngiye mu bantu mfite bandi impande, niyo yaba ari umuntu w'inshuti umugabo wawe, niyo yaba ari umugore wawe, yaba ari umuvandimwe wawe, niyo yaba ari umubyeyi wawe, niyo yaba ari umuturanyi wawe, niyo yaba ari umuntu muziranye, ashobora kuba atari inshuti, ari umuhisi, ari umugenzi nk'abandi bose. So muri iki gitondo rero nari mvuze ngo inshuti yanjye, nanjye nkwise inshuti kuko ngewe hano mu by'ukuri nzakubwira buri gihe ibintu twese dushobora kugira mu mitima yacu bikadufungurira amarembo agana imbere ataradusubiza inyuma. Ko